Shanti ndabasuhuje bakunzi basoma Rwanda TV, njyewe ni Steven Rwanda, ibyo ngibyo rwose murabizi. Rero ni ikiganiro cyiza cyane rwose ngiye kubagezaho. Igitondo ni ikintu gikomeye cyane, ngira ngo rwose murabizi neza ko buriya umuntu wese wabashije kuba yakoresha igitondo neza, hari byinshi abasha kuba yageraho ku munsi. Twese tuzi neza ko umunsi ugizwe n'amasaha 24. Amasaha 24 ni ikimenyetso cy'ubuzima. Bakunze basoma Rwanda TV, tugiye kureba ukuntu wakoresha igitondo. Mbere na mbere banze urebe ko wakoze subscribe. Subscribe bura ni akantu keza cyane, iyo ukanzeho uba winjiye mu muryango wa Steven Rwanda. Steven Rwanda ni njyewe. Nimvuga kugira neza, buriya iyo nkubwiye ngo we kora subscribe, ni akantu keza cyane rwose, kubera ko ubu tuvugana ngiye kuzuza umuryango w'abantu bagera mu 2,000 mu mwaka umwe. Ni ikintu cyiza, ndabizi neza ko rwose mwagiye munkandira, mukomeze mukandi. Nababwiye ko ineza ni ikintu cyiza. Iyo ukoze neza hari igihe bikugaruka we n'urubyaro rwawe, hanyuma wagira nabi nabwo urubyaro rwawe rukaba rwakwangirika kubera ko wahemutse. Ngira ngo iyo tugiye muri Bibiliya tukajya mu itangiriro, hari aho dusanga hari ijambo ririmo aho ijambo ry'Imana rivuga ko nzahora cyangwa se nzahora gukiranirwa cyangwa se gukiranirwa kw'ababyeyi. Nuvuga ngo niba papa we yarakoze nabi, birashoboka ko nawe byazakugiraho ingaruka mu buryo nawe utazi, kubera ko iyi si yacu hari uburyo iremetsemo cyangwa se hari uburyo ikozwemo. Nimvuga uburyo iyi si ikozwemo, turaza kugaruka ku jambo bita kama cyangwa se karuma. Karuma ni bwa buryo cyangwa se mu kinyarwanda cyiza, buriya karuma twabyita ku bantu bazi ikinyarwanda neza, karuma ni inyiturano y'igikorwa. Niba ugize nabi, ejo bizakugaruka bidatinze. Rero banyarwanda banyarwandakazi, reka turebe ese mu by'ukuri igitondo ni ikintu ki, ese twakibyazamo umusaruro gute? Rero tugiye kureba amasaha 2 ya mu gitondo. Niba wari usanzwe ubyuka saa 1, byaba byiza utangiye kubyuka saa 10, maze igitondo cyawe ukakibyaza umusaruro, kubera ko igitondo buriya ni umusingi w'umunsi. Hari abantu bajya bavuga ngo ugutanze kubyuka agutanga kubona izuba. Ngira ngo ibyo ngibyo rwose mwabyumvishe neza, kubera ko buri umuntu wabyutse kare agutanga kubona izuba, kandi wagutanze kubona izuba birashoboka ko yanagutanga kumurikirwa naryo. Niba umuntu yamurikiwe n'izuba, ni ikimenyetso kigaragaza ko ari umunyamahirwe rwose kukurusha, kandi ugutanze kumurikirwa naryo, nimvuga naryo wumve izuba, uwo nguwo agutanga no guhirwa n'isi. Nimvuga guhirwa n'isi, wumve ko umuntu wamurikiwe izuba mbere yuko ubyuka, birashoboka ko yatoragura cyangwa se akaba yabona umugisha mu buryo nawe ubwawe utatekerezaga. Kandi ugutanze guhirwa n'isi, buriya ikintu ngiye ntekereza neza, agutanga no guhirwa n'ubuzima. Kandi ugutanze no guhirwa n'ubuzima, uwo nguwo rwose ugomba kumenya ko niyo mupfuye, iyo mugeze ikuzimu akomeza kukuyobora, kubera ko umuntu ukurusha cyangwa se ukurusha ubushobozi hano ku isi, nimunapfa ntabwo muzapfa kimwe. Ni ikimenyetso rero cyuko, cyangwa se ni ikimenyetso kigaragaza ko umuntu wabyutse kare kare mu gitondo aba ari umunyamahirwe kukurusha. Bityo rero tugiye kwinjira mu kiganiro muri rusange, nibwo tugiye gutangira. Ngira ngo ngewe mwaramenye rwose ni Steven Rwanda, kandi buriya nakubwiye ngo upfuye akuruta hano ku isi, niyo mugezi kuzimu arakuruta. Rero tugiye kwifashisha igitabo cyitwa The Miracle of the Morning. Miracle ni igitangaza, morning ni igitondo. Bivuze ngo iki gitabo kirashaka kugaragaza uburyo ki ushobora gukoresha igitondo cyawe, maze ukaba umuntu udasanzwe, ugahirwa rwose, ubuzima bwawe bukaba bwiza. Miracle of the Morning. Iki ni igitabo cyanditswe ku tariki 7 z'ukwa 12 umwaka w'2012, nibwo cyagiye hanze, kandi iki gitabo cyanditswe n'umugabo witwa Harry Elode. Uyu mugabo yashakanye n'umugore umwe rukumbi. Babyaranye abana 3. Reka turebe ese mu by'ukuri kubera iki umugabo iki gitabo
cyise The Miracle of the Morning. Icya mbere ugomba kumenya, tugiye gufata amasaha abiri, tugende dufatira umunota ku wundi, turebe ikintu wakora, maze ayo masaha abiri aze kurangira tumenye ese mu by'ukuri igitondo ni ikihe kintu wagikoramo cyakugirira umumaro. Icya mbere, fata amasaha abiri yawe rwose, amasaha ya mbere yo kubyuka. Mbere yo kubyuka, ngira ngo iyo umuntu abyutse nta kindi kintu uba ugomba gukora, kubera ko iyo uryamye ubyukana umunaniro. Bivuze ngo hari utunyangingo tumwe na tumwe tuba twagiye dupfa, utundi bivuga ngo hari udupfa utundi tukazuka. Bivuga ngo iyo umuntu aryamye byibuze utunyangingo tugera muri miliyoni 2 tuba twapfuye. Niyo mpamvu ubona abantu bakunda kuryama akenshi bakunda gusaza imburagihe, kubera ko uko uryama cyane ni ikimenyetso cy'urupfu. Rero tugiye guhera ku minota 10 ya mbere. Ariko mbere yuko mvuga iyi minota 10 ya mbere, turaza gukurikiza formule cyangwa se formula. Formula mu Kinyarwanda ni twabyita ni kimwe mu bintu wakwifashisha, ariko icyo kintu kikaba kidahindagurika. Iyo filime bayita save as. Ndajya mvuga inyuguti ku yindi nyisobanura, turebe ukuntu twakwifashisha iyi formule mu rwego rwo kugira ngo igitondo cyacu kibe icy'umugisha. Ukibyuka ukora iki? Icya mbere ugomba gukora ukibyuka, niba uri umunyabwenge ukunda Steven Rwanda, banza wiborose. Kwiborosa ni kimwe mu bintu byiza byatuma ugira mu kanwa humura neza. Ngira ngo hari abajya banuka mu kanwa, ariko ntabwo ari umuco mwiza banyarwandakazi rwose. Rero iyi formule yitwa save mu gihe ukisoza kwiborosa, birumvikana iyi ni iminota 10 ya mbere. Ariko iyi minota 10 ya mbere twavuga nko kunywa amazi. Buriya abantu banywa amazi ni abanyamugisha rwose. Ikindi, kwiborosa. Ibi ngibi mu masaha abiri turakuramo iminota 10 yo kwiborosa, kunywa amazi ndetse no kwiyitaho, ukireba mu ndorerwamo, warangiza ukiyaturiraho amagambo meza, maze umunsi wawe ukakubera rwose uw'umugisha. Rero iminota 10 ya mbere yavuyeho. Ubwo ngubwo mu masaha abiri dufite dusigaranye umunota umwe, ndetse muri hangana dusigaranye isaha imwe n'iminota 50 mu masaha abiri. Bivuze ngo iminota 10 ya mbere yo yavuyeho. Save as, turagaruka kuri ya formule yacu. Save as, esi mu Cyongereza ni esi, mu Kinyarwanda rero ni sa. Ndabivuga neza kuko ngewe nitwa Steven Rwanda. Bivuze ngo ngomba gukoresha Ikinyarwanda cyiza cyane rwose, hahandi ubyumva nawe ukumva ko mu by'ukuri iyi formule wayikoresha, cyangwa se wayikoresha maze ubuzima bwawe bukagira umuze ndetse ukabaho wishimye. Esi, silence mu Cyongereza ni silence, mu Kinyarwanda ni uguceceka. Guceceka, ngira ngo nababwiye ko buriya abantu benshi cyane bari mu magereza bagiye bazira ururimi ndetse n'amagambo mabi, ndetse n'abandi bagiye bahura n'imikasiro cyangwa se imyaku. Ahanini ugasanga umuntu hari ubuzima yagiye abamo byagiye biterwa n'amagambo mabi yagiye yatura ku buzima bwe. Ugasanga uvuze ijambo ariko utazi icyo iryo jambo rigiye kugukorera. Nababwiye ko hari agace bita subconscious. Aka ni agace katagaragara ku banyabwenge. Ubwo ngubwo mwabyumvise ku bantu bize psychology ndetse na philosophy. Ni agace kaba indani cyangwa se kaba mu ntekerezo, hahandi ibintu wivuzeho bigukurikirana. Hahandi reka tuvuge ko wenda ukunda kuvuga ko uzapfura umukene rwose pe, nta kabuza uzakena. Uba uri mu bantu ukavuga ko uri mubi, uri mu bantu ukavuga ko ushaje, uzasaza imvi zize, wumirwe neza, upfa uri mutoya kandi wakabaye kuba uramba. Rero banza umenye ijambo ko ari ikintu gikomeye, kubera ko ijambo mu Cyongereza baryita word, hanyuma mu bapfumu cyangwa se abapasiteri bakabyita spelling ni umutongero. Silence, guceceka. Byibuze fata akanya usenge nk'iminota 20, witekerezeho, ibyo bita meditation. Nzabigisha uburyo bwo kwitekerezaho. Hari uburyo bwitwa TOS meditation. Ubwo ni uburyo wakoresha witekerezaho maze ugahesha umunsi wawe umugisha.
Ubu ni uburyo wicaramwo ugatekereza, ugaceceka, ukareba ikintu ugomba gukora uwo munsi ndetse n'uburyo uraza kugikoramo, hahandi intego yawe utagomba kuyibagirwa. Rero guceceka ni ikintu gikomeye cyane. Ushobora kuba uri umunyamasengesho, ni byiza rwose, kubera ko akamaro ko gusenga ngira ngo rwose murakazi. Gusenga bituma umutima utuza ndetse ukumva ubayeho wishimye, hahandi wigirira icyizere ukumva ko Imana yawe ikwitayeho ndetse itakwifuriza ubukene cyangwa se ikindi kintu icyo ari cyo cyose kibi mu buzima bwawe. Rero silence, guceceka. Fata iminota 20, iminota 10 ya mbere nayivuzeho. Bivuze ngo mu saha cyangwa se mu masaha 2 dusigaranye isaha n'igice. Iminota 10 nababwiye ko ari iminota yo kunywa amazi, ukiborosa ndetse ukireba mu ndorerwamo, ukiyaturiraho amagambo meza. Hanyuma silent savers, silence bivuze ngo ufata iminota 20 yo gusenga cyangwa se ugaceceka. Rero nizimbe mu magambo, reka tujye kuri formule yacu yitwa savers. Save as affirmation, cyangwa se nimvuga affirmation ku bantu bize neza ngira ngo affirmation ni uburyo bwo kwatura, kuvuga amagambo, kwiyaturiraho amagambo meza. Urabyutse, wiboroshe, ushoje gusenga, ahasigaye uraza kwatura, kuvuga. Affirmation, kwatura, kwivugaho ibyiza. Ibi ngibi nabyo bitwara iminota 20. Nimvuga affirmation mu cyongereza cyiza twabyita nka ya subquestion. Subquestion hano ni hahandi wicara warangiza ukatura, ukivugaho ibintu byiza, ukivuga amagambo meza, ukumva ko mu by'ukuri ejo hawe ari heza, maze ukabyiyaturiraho. Nk'urugero, urabyutse, washoje kuvuga bya bindi nakubwiye, wacecetse, wiboroshe, ahasigaye uravuga. Kuko kuvuga ni kimwe mu bintu byiza cyane Imana yaturemanye, kubera ko ubwo yaduhaga ururimi hari icyo twagombaga kurukoresha mu rwego rwo kugira ngo twakire umugisha. Ibi ngibi tubyita affirmation. Affirmation ni ukwiyaturiraho amagambo meza, kuvuga kuri mwiza, kuvuga ko wenda katuvuge ko mu kwa 12, ubu ngubu iki kiganiro nyikoze mu kwa 6, mu kwa 12 uzaba warashoje amashuri, ubyiyaturiyeho. Mu kwa 12 uzaba waraguze ikibanza, mu kwa 12 uzaba warashatse umugore, mu kwa 12 uzaba warabyaye umwana. Ibyo byose tubikura muri affirmation, kwiyaturiraho. Ufite ubukwe, ufite ikirori runaka, hari ahantu uzajya, hari icyo uzakora, hari icyo wifuza kugeraho, bivuge, byature. Ibyo ngibyo nibyo twita affirmation. Muri savers bivuze ngo muri za nyuguti z'impine dusigaranye ver ndetse na s muri savers. Bivuze ngo affirmation twayirangije. Save as visualization. Ngira ngo rwose ndashimira rwose leta y'u Rwanda, iyo tuvuze visualization dusangamo ijambo ryitwa vision. Ngo muri vision 2020 twarayirenze. Narabwiye ngo uyu mwaka turimo wa 2026, niba uri umunyarwanda rwose byaba byiza umenye ko igihe kiri kugusiga, ukitekerezaho. Nta mwana wo muri vision ukwiye kubaho nabi. Rero visualization ahangaha ni ukwizera intego yawe cyangwa se uburyo bw'amashusho ubonamo ibintu byawe. Wibuke urangije kwiyaturiraho amagambo meza. Ese ko wiyaturiyeho kuzagura imodoka, tekereza muri visualization yawe. Ese ningura imodoka nzaba mbayeho gute? Ese njye na madamu tuzaba tubanye gute? Njye n'urubyaro rwanjye tuzaba tubanye gute? Bitekerezeho, ubirebe, ubibone mu ishusho, ubifate nka filime, maze urebe ukuntu uzaba ubayeho. Visualization biva kuri vision cyangwa se kukureba mu mboni yawe. Ese mu by'ukuri ko wiyaturiyeho amagambo meza, ukavuga ko uzagura imodoka, ukavuga ko uzasoza amashuri, ukavuga ko uzabona akazi keza, ukavuga ko uzabona umugore w'umunyabwenge cyangwa se umugore mwiza, ukavuga ko uzabona umugabo w'umunyabwenge cyangwa se umugabo mwiza, muri visualization yawe uko nguko ubibona uzaba ubayeho gute? Ibyo ngibyo nibyo twita visualization. Muri ya magambo y'impine rero cyangwa se savers tugiye kujya ku nyuguti ya 4 mu rwego rwo kugira ngo
twihutisha igihe kubera ko muba munkurikiye muri benshi kandi rwose ushaka kwamamaza nababwiye ya nimero ni 0798504317. iyo nimero ni iyanjye. ushaka kwamamaza rwose urampamagara nkakwamamariza kubera ko nta kindi mbereyeho uretse gufasha abanyarwanda. birashoboka ko waba ufite akabari, waba ufite salo, waba ufite ubucuruzi runaka ukora, nta kintu uzageraho nutamamaza. Savers, reka tugaruke kuri ya formule yacu. Savers exercise. buriya exercise ni imyitozo. nk'uko ubwonko buba bukeneye ko wasoma ibitabo cyangwa se ngo ubugaburire, ni nako umubiri nawo uba ukeneye gukomera mu rwego rwo kugira ngo ukomere uba umunyembaraga. Exercise, siporo. niba udakora siporo rwose menya ko nta handi uri kugana uretse kujya mu irimbi, kubera ko muri iyi minsi turimo hari ibiryo byinshi cyane turi kurya byiganjemo amavuta nk'akabenzi ku bazi ingurube, cyangwa se ibingibi turi kurya by'amachips. nimvuga chips wumve isambusa, capati, amandazi ndetse n'ibindi. cyane ko muri iyi minsi turi kurya ibintu byinshi cyane byakwangiza ubuzima bwacu, ndetse ibyo bintu bikaba byaburimbura byihuse. ukeneye rero gukora siporo. ushobora kugenda n'amaguru nk'iminota 30, ariko byaba byiza wambaye imyenda ya siporo ukirukanka mu muhanda. nababwiye ko ibanga ryo kwirukanka, ufata akaradiyo warangiza ukirukanka ukumva indirimbo ukunda, abantu ukabirengagiza ukabihorera, kubera ko niwita ku bana b'abantu nta kintu uzigira ugeraho. nurwara ntawe uzagusura. ikindi umenye ko ubuzima ni ubwawe. kwita ku bantu rero ngo barakubona ufite radiyo, ibyo ni ubujiji rwose. hinduka uhindukire maze ukurikize iyi formule ndi kukubwira, mu rwego rwo kugira ngo twubake u Rwanda rwacu, u Rwanda rwiza, u Rwanda rwa gihanga, u Rwanda rufite abanyembaraga bakoze siporo kandi bakomeye, bafite imikaya, bafite ibihaha byiza, ndetse birinda amayoga n'ibitabi. rero bakunzi ba Soma Rwanda TV, muri Savers dusigaje inyuguti ebyiri. ntabwo ukwiye gusoza iki kiganiro utarumviza inyuguti ebyiri ngiye kuba nakugezaho. R, reading, gusoma. buriya gusoma ni ikintu cyiza cyane, kubera ko abanyabwenge usanga ahanini bahorana ibitabo basoma, kubera ko ibibazo byinshi cyane twibaza nta handi wakura ibisubizo byabyo uretse mu bitabo. igitabo rero ni ikintu gikomeye cyane, kubera ko kigufasha kumenya ibibazo byinshi cyane wibaza. narababwiye ngo iyo uri gusoma uba uri kuganira n'abapfu. kuganira n'abapfu, urumva niba uri gusoma igitabo, reka tuvuge Bibiliya, reka tuvuge ko uri gusoma mu migani, kandi umuntu wanditse Bibiliya yarapfuye. bivuze ngo ubwenge uri gukura muri Bibiliya ni ubwenge bw'umupfu. yarapfuye, wowe icyo uri kwakira ni ubwenge yasize ku isi. rero twimenyereze ingeso yo gusoma mu rwego rwo kugira ngo ubwonko bwacu bukomeze bube umunyembaraga. bakunzi ba Soma Rwanda TV, nkomeje kubagezaho ikiganiro cyiza cyane. ni ikiganiro cyagufasha kumenya ukuntu wakoresha igitondo cyawe, ukuntu waba umunyembaraga, ukuntu waba umunyabwenge, ukuntu watera imbere. nababwiye ko imyaka yo gukiriraho ni imyaka 33. rero niba waragize imyaka 33, ntabwo naguca intege ngo byararangiye. oya rwose, ahubwo tangira witekerezeho, ukoresha iyi formule. imyaka mike cyane ubuzima bwawe bwahinduka, maze nawe ukaba umujejeta faranga, kubera ko abakire bose bo ku isi iyi ngeso barayikurikiza, kubera ko nta mukire udakunda gusoma. reading rero ni ugusoma. ugomba gusoma rwose, sibyo byiza se? mbibutsa kandi iki gitabo ndi kubasomera, cyangwa se aya makuru aho ndi kuyakura, ni igitabo kinini cyane, ni igitabo cyiza cyane cyitwa Miracle of the Morning, cyanditswe na Harry Elrod. ni igitabo cyiza gifite page 200. byaba byiza nawe rero ufasha akanya ukagisoma mu rwego rwo kugira ngo tugire ubuzima buzira umuze. reka dusoreza ku nyuguti ya mbere, cyangwa se ku nyuguti ya mbere bayita scribing. scribing ni mu cyongereza. iyo mvuze scribing, iyo mbishyize mu kinyarwanda, scribing ni writing, kwandika. ese ko wakurikije formule, ibintu byawe byose wabishyize mu gitabo byibuze?
ese ushaka kubisoma hari ahantu wazabishaka ukabisubiramo, kubera ko umuntu cyangwa se ikiremwa muntu nta bindi uretse kwibagirwa. Rero fata rwose ikayi n'ikaramu wandike bya bindi byose wiyaturiyeho, ubuzima bwawe bwose bwandike, wihe intego y'igihe runaka ugomba kuzagiriraho ikintu icyo ari cyo cyose, kandi wizere Imana, ukomeze usenge. Bakunzi ba Soma Rwanda TV, yari Steven Rwanda, ndabakunda. Ikiganiro nimenya byinshi, ibyo ngibyo byo murabizi, nta kindi kiganiro ngiye mbagerezaho. Mbagezaho amakuru, mbigisha siporo, ngira ngo iyo ugiyeho rwose urabibona, ubona ukuntu nkora siporo, nzikora neza, ibi mvuga ngiye mbishyira mu bikorwa. Nawe rero tangira ushyire mu bikorwa ibintu byawe byose, bijye mu bikorwa, bive mu magambo, ureke gusinda imishinga. Bakunzi ba Soma Rwanda TV, ni iminota 20 nkoresheje, mwakoze kunkurikirana, Imana ibahe umugisha rwose. Yari Steven Rwanda, icyamamare cyanyu, nzagafata murabizi, mwabikunda mwabyanga ngiyewe nzagafata, kandi namwe muzagafata nimukomeza kunkurikirana. Mwitekerezeho, musenge, mukore cyane, abana n'aba bantu mubihorere, kubera ko ubuzima bwanyu n'ubwanyu. Mukore siporo nkuko nabivuze, kandi mukunde gusoma ibitabo ndetse no kwandika. Yari Steven Rwanda, mukanya ndaza mbagezaho amakuru yo hanze nuko byifashe, ndaza rwose ndabatembereza isi, ngiye mwaramenye. Reka ndeke kwizimbira mu magambo, iminota dukoresheje irahagije, iminota 21 ni iminota ihagije. Ndabakunda cyane cyane.